Reka mbasuhuze cyane mwebwe mukunda Nkunda u Rwanda TV, aho muri hose mbifuriza gukomeza kumera neza aho muri hose. Uyu munsi ngiye kubabwira umubare wahinduriye abanyarwanda ubuzima bwinshi. Niwo mubare umuntu ashaka gukoresha guhindura ubuzima, niwo mubare umuntu ashaka gukoresha aguhemba, niwo mubare nyine navuga ngo w'icyamamare mu matwi y'abantu benshi, niwo mubare abantu bazi cyane, niwo mubare abantu bakanda cyane ku munsi. Wakibaza ngo umubare ni uwuhe? Uwo mubare ni umubare utangizwa n'akanyenyeri 182 urwego. Uwo ni umubare wagiyeho cyangwa se ni kode ya MTN Rwanda bazanye ubwo bashyiragaho mobile money mu mwaka w'2010. Uwo mubare nawo uza gutyo, ufite settings nyinshi zishyanya nko kuri 6 ntabwo nibuka neza, ariko icyo nashaka kubabwira ko nuko ari wo mubare wahinduriye ubuzima abantu benshi, niwo mubare abantu bishimira. Umuntu yabwiye ngo reka mukandira akanyenyeri bahita bumva ko ni ibintu ari sawa kabisa. Rero uwo mubare ntabwo abantu bazi igihe wagiye waje ubwo MTN Rwanda yashyiragaho uburyo bwo kohereza abantu amafaranga mu 2010. Uwo mubare rero kugira ngo wumve kudasanzwe, nibura ku munsi abantu bakoresha mobile money bakanze kari akanyenyeri 182 urwego, ni abantu nibura ntabwo bigiye bijya munsi y'abantu 3,200,000. Bimaze ko u Rwanda rutuye na 14 uyu munsi, ariko nibura abantu 3,200,000 ku munsi bakanda uriya mubare, kandi abenshi nabohererezanya amafaranga. Urumva ko ni umubare wahindutse icyamamare kurusha undi muntu. Nta n'umuntu ufite ubwamamare nk'uriya mubare mu Rwanda, nta n'ikintu gikunzwe nk'uriya mubare mu Rwanda, kuko uburyo bwo kohereza amafaranga cash mu Rwanda busa nkaho nako gutanga amafaranga in cash bisa nkaho birimo biragenda bigabanyuka, ahubwo amafaranga agenda mu buryo butagaragara nyine, mu buryo bwa line. So rero uwo niwo mubare nashaka kubabwira kugira ngo tugenda tumenya n'utundi. Murakoze, nge ni Ngoma Frank kuri Nkunda u Rwanda TV.